na marayika w'Imana Imana irambwira ngo abantu benshi bagiye bagera mu bihe by'ibyago n'amakuba ngo bakantakira nk'abatabara ngo ariko none banteye umugongo ngo ntibagikeneye kunyumva basayishije mu by'isi iyi si maze gushuka abantu ntimuzagira ibiti by'imbuto musarura zazibwe ngo ntimuzagira igiti kibisi mukoraho ngo ahubwo muzarebe umuntu wese udafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwe ngo muhabasha bwo kumubaza amezi atatu bivuze ngo zizamurya ntizimwice ngo hanyuma ariko Mana we niya nshuti yanyu none tugarutse mu ijambo ry'Imana ndagira ngo uyu munsi tuganire tujya tuganira tugakundana ndetse tugahuza mu bintu byinshi hanyuma uyu munsi nzanye ubutumwa ntago nje ngo tuganire nk'uko bisanzwe uyu munsi natumwe n'Imana ndagira ngo ufungure amatwi wumve icyo Uwiteka gushakaho none kubera ko ari mu buryo budasanzwe n'ibihe bidasanzwe bitandukanye n'ibyo dusanzwe tuganira kine kiganiro nahawe na marayika w'Imana ndagira ngo utege amatwi kandi utegetswe cyangwa se usabwe kumva uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu byahishuwe ibice ni 9 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6 niho dusoreza datubwiye ngo marayika wa 5 avuza impanda mbona inyenyeri iguye mu isi ivuye mu ijuru ihabwa ububasha bwo gufungura urwobo rw'ikuzimu ifungura urwobo rw'ikuzimu ruvamo umwotsi ucumba nk'uwitanura rinini izuba n'ikirere byizimishwa n'uwo mwotsi wo muri urwo rwobo umurongo wa 3 aravuze ngo muri uwo mwotsi havamo inzige zijya mu isi zihabwa ubushobozi bwo gukora ibyo sikoropiyo zo mu isi zibasha gukora ariko zitegekwa kutagira icyo zitwara ibyatsi byo mu isi cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose kiretse abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo 5 zihabwa kutabica kiretse kubababaza amezi 5 kandi kubabaza kwazo gusa no kubabaza kwa sikoropiyo iyo iriye umuntu 6 muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu ariko ntibazarubona hato bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga twakire neza ijambo ry'Imana aya magambo yanjye zose 9 za nijoro ndimo ndasenga njyamye narimaze gufata gahunda yo kuza gutanga iki kiganiro ku iyi TV yitwa Zahabu TV hanyuma mwuka wera w'Imana nzanira amagambo arambwira kugenda umbwirira abantu iri jambo ndaryandika ndangije ndarifata n'amagambo ateye ubwoba ndetse akomeye ndagira ngo uyumve neza dusomye ibyahishuwe ibice ni 9 n'umurongo wa mbere kurangiza no wa 6 ndagira ngo twihute cyane dusome n'irindi jambo yamaye riri muri Yesaya ibice ni 14 umurongo no wa 9 nawe irindi jambo dusanze muri Yesaya 14:9 haranditse ngo ikuzimu hasi hagurukijwe no kugusanganira hakuzuriye abakuru bo mu isi bose bapfuye hakuye abami b'amahanga bose ku ntebe zabo abo bose bazakubaza bati mbese nawe ubaye umunyantege nke interrogation mbese nawe ubaye umunyantege nke nkatwe hariho interrogation uhwanijwe natwe interrogation nanone icyubahiro cyawe n'amajwi y'inanga zawe bimanuwe ikuzimu usasiwe inyo uranazoroswa Imana ishimwe cyane ya magambo mu nkundire tuyasubiremo ni Yesaya 14:9 kurangiza na 11 haranditswe ngo ikuzimu hasi hahagurukijwe no kugusanganira hakuzuriye abakuru bo mu isi bapfuye hakuye abami b'amahanga bose ku ntebe zabo
abo bose bazakubaza bati mbese nawe ubaye umunyantege nke nkatwe uhwanijwe natwe icyubahiro cyawe n'amajwi y'inanga zawe bimanuwe ikuzimu usasiwe inyo uranazoroswa biteye ubwoba ndagira ngo tuganire kw'aya magambo njye ndumva impande ivuze mbona isi iratigita bano bagira ubwoba babura aho bisha we nteze amatwi ngo numve ibyo numva induru nyinshi ziravuga we batiye babaye we mbimenya nkihana batiye babaye we bamwe bati twihishe ushaka aho twihisha we yamana bavuga amatwi numva induru ziravuze batiye babaye we mbimenya nkihana yewe mbona bera bazamurwa abo bavanwe muri iyi si mbi yewe bagendaga baririmba cyane bafite umunezero nteze amatwi ngo numve izo numva impundu nyinshi ziravuze batura beho wasiwe Imana ishimwe uyu munsi nawe ikiganiro gifite umutwe uvuga ngo va mu byaha Uwiteka akugirire neza uyu munsi ni amahirwe ya nyuma Imana itanze wowe wumvise iri jwi ntabwo ari ubwa mbere umbonye si ubwa mbere unyumvise si ubwa mbere wumvise aya magambo ariko ndagira ngo mbwire ko ubu ni ubutumwa nahawe na marayika w'Imana ubwo nasengaga saa 9 arambwira ngo uyu munsi nujya gutanga ikiganiro umbwirira abantu aya magambo babwire ngo ntanze amahirwe ya nyuma ku bantu bose bakeneye kunyumva bihane bave mu byaha nongere ngarura amahirwe y'abantu yagiye Imana ishimwe haleluya hanyuma dusomye ijambo mu ryahishuwe ijambo riteye ubwoba cyane ivuga ngo marayika wa 5 avuza impanda haleluya ngo marayika wa 5 avuza impanda mbona inyenyeri ivuye mu ijuru iyo nyenyeri yahawe urufunguzo ngo rwo gufungura urwobo runini cyane rwitwa kuzimu ngo mu rwo batutumuka mw'umwotsi ngo umeze nk'uwitanura ry'umuriro rinini cyane ngo inyenyeri n'igicu byose birijima zizimishwa n'uwo mwotsi ngo uwo mwotsi uvamo inyamaswa bita inzige ngo izo nzige zihabwa ububasha bungana n'ubw'inzoka ya sikoropiyoni bantu bazi inzoka ya sikoropiyoni ni ubwoko bw'inzoka igira amahane n'inzoka igira ubumara bukomeye n'inzoka irya umuntu ntagomborwe umuntu wese warumwe na sikoropiyoni byanze bikunze ntabwo ashobora kubaho Mane tugirire imbabazi nyinshi cyane hayiwe haleluya biratubwiye ngo izo nyamaswa ziza zifite kondisiyo ziza kondisheni ziza zibwiwe ngo ntimuzarye ibyatsi byo ku isi ziza zibwiwe ngo ntimuzagira ibiti by'imbuto musarura ziza zibwiwe ngo ntimuzagira igiti kibisi mukoraho ngo ahubwo muzarebe umuntu wese udafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwe ngo muhabasha bwo kumubabaza amezi 5 bivuze ngo zizamurya ntizimwice ngo hanyuma ariko Mana wegerera abantu bawe ngo zizamurya ntizimwice
ngo ahubwo zizamubabaza igihe kigera ku mezi 5 yose, ngo kubabaza kwazo kuzakungana no kwa Sikorupiyo, ngo yiri umuntu, ngo kandi icyo gihe umuntu wese uzagerwaho n'ibyo byago, umuntu wese uzaribwa n'iyi nyamaswa, ngo azashaka urupfu ntazarubona, ngo azashaka ikimwica ntazakibona, ngo azashaka urupfu ariko ruzamuba kure. Bivuze ngo ni igihe cy'umubabaro udasanzwe kigiye gusohora ku bantu banze kumvira Imana, abantu banze kwihana, abantu bigize ibigande, abantu banze guca bugufi bagirirwa imbabazi n'Imana. Ibi bimenyetso bigiye kubasohoraho, umujinya w'Imana ugiye kubasohoraho, mbonye inkota y'Uwiteka bigiye kwica abantu mu izina rya Yesu. Haleluya! Jambo ry'Imana riravuga ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge ndetse kuba mu bwanirwa kujijuka. Ariko none yarongeye Yeremiya amagambo akomeye amubwira ngo Yeremiya ntabaza ndagutabara, ngo ndakwereka ibikomeye biruhije ntabasha kumenya. Hari wabonye umwanya wo gutabaza Uwiteka, wumvisha imbuzi y'Uwiteka, birashoboka cyane ko nawe wagira amahirwe yo guhungiza inzige zivuye muri uru rwobo. Birashoboka cyane ko marayika yavuze Imana warangije kwitwa intungane, marayika w'Imana akakujyana. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Birashoboka ko nawe wakumvira Uwiteka none, birashoboka ko wahinduka ugatsinda uyu mujinya wa Satani ugiye kurimbura isi. Imana yambwiye ngo abantu bakuyeho amaboko, abantu banze kwihana bakuyeho amaboko, irambwira ngo ifunguye ibyago ngo bibagereho, irambwira ngo imigisha kuri birabafunze. Imana irambwira ngo abantu barayibabaje cyane, ariko uyu munsi abantu bumvira ijwi ryayo, uyu munsi abantu bumvira Imana bagahinduka rwose, imanukanye imbabazi nyinshi. Ari nawe uyu munsi waba umunyamahirwe ku maso y'Imana. Biravuga ngo nukiza inzige ntabwo byamubasha ko kwaba abantu amezi 5 ngo abantu bazashaka urupfu ntibazigera barubona. Icyo kiganiro bazakugirana na marayika w'Imana cyarangiye saa 9 hafi n'igice zishyira saa 10. Marayika w'Imana arongera agaruka kuri njye, rangije ampereza irindi jambo dusomye muri Yesaya 14 ibice 12 umurongo wa 9. Arambwira ngo iki ni ikiganiro Satani azishima hejuru y'abantu bankoreye, ngo hanyuma bakongera bagasubira inyuma bakagwa. Arambwira ngo aya amagambo bazaba bafitanye na Satani, ngo iki ni ikiganiro azaba ari kubaganiriza bishima hejuru. Dusomye amagambo ateye ubwoba, navuga ngo ikuzimu hasi wahagurukijwe no kugusanganira. Yatubwira ngo wakuzuriye abami bose bo ku ngoma bapfuye, ngo bose bazukijwe bazuwe, ngo no kukubaza ngo mbese nawe twabona guririmba, mbese nawe twabonye uhagaze ku ruhimbi, mbese nawe twabonye ubwiriza abantu, mbese nawe twabonye uri mu kidiyakoni, mbese twabonye nawe, mbese nawe twabonye wakizwa mu mazi menshi, ngo uhwanijwe nakuje ikuzimu. Biravuga ngo igihano cyabo kinganye n'icy'abantu batigeze bamenya Imana namba, ngo wemewe kumanurwa ikuzimu, ngo amajwi y'inanga zawe ndetse no guhimbaza Imana, ngo wemanurwa ikuzimu sasi winyoworoshwe izindi. Imana irambwira ngo icyo gihe kizaba ari icy'umubabaro mwinshi cyane. Irambwira ngo izabe Satani azari gushyira ku mubyimba abantu banze kumvira Imana. Birashoboka ko wumva ijwi ry'Imana muri uwo mugoroba nawe. Ca bugufi twihane dusenge mu izina rya Yesu. Ntabwo ko umunsi naje kubaganiriza ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, nje kuri mission, nje natumwe, nje gutanga ubutumwa bw'Imana. Ibyo wangenzaga ndabisoje, icyo nagombaga kuvuga ndakivuze, hasigaye Imana yoyonyine isanga imitima y'abantu. Ndagira ngo nkubwire ngo utunganye umutima wawe, we wibutse ko araho wasayishije. Izi nzige nizikurya uburibwe ntabwo uzabukira. Natubwira ngo kwabaza kuzakungana no kwa Sikorupiyo uyu muntu, ahari nawe yabigiye kukurya, ahari nawe twacika ikiganiro Satani agiye kuzaganiriza abantu, bizabiteye ubwoba ndetse n'agahinda. Imana ishimwe, kubona harigeze ukorera Imana, kubona harigeze ubatizwa, kubona harigeze uba umudiyakoni, waragiye muri gurupe usenga, wagiye mu matorero runaka usenga, ariko kondisiyo hari isezerano wasezeranyijwe n'Imana. Nagiye kumva numva ijwi ry'Imana tukiri muri uyu mwanya wo kuganira na marayika w'Imana. Imana irambwira ngo abantu benshi bagiye bagera mu bihe by'ibyago n'amakuba, ngo bakantakira nk'abatabara, ariko none banteye umugongo, ngo ntibagikeneye kunyumva, basayishije mu by'isi. Iyi si imaze gushuka abantu, amafaranga ashutse abantu. Haleluya! Ariko Imana irambwira ngo nagiye kubakuraho amaboko, ngo nirangizereza Satani ubwahu, ndetse reza Satani ububasha ku buzima bwabo ndetse n'ubugingo. Warokora ubugingo bwawe none tugasenga mu izina rya Yesu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hela yasita konde bonesta yasire drai.
nabonye inkota icyaye cyane yaka umuriro, mbona Imana ifite umujinya, marayika w'Imana afite umujinya mwinshi, aravuga ngo abantu bose banze kwihana, ngo uyu munsi mbabwirire ijambo, ngo mbabwire ngo igihe Satani azaba arimo abaganiriza ibi bintu, ngo igihe bazaba bari muri iki gihe cy'umubabaro n'agahinda, ngo nta n'umwe Imana izigera yereka mu maso hayo, ngo izabesha mu maso hayo rwose, ngo bazayitakira ibihorere, ngo bazayitabaza ibima amatwi. Yaravuga ngo n'ubundi bwa mbere barantakiye ndabatabara, ngo bambarize ngo mbese ibindi bikomeye bigiye kuza bazatabarwa nande. Ahari nawe wakiremera ubwisho mu ijuru, ahari nawe wasevinga ubugingo bwawe mu maso y'Imana. Uyu munsi ndagira ngo dusengane, ariko ufata umwanzuro ufatika. Ahari warasayishije, wagiye mu nzoga, ugiye mu busambanyi, wasashije mu bidafite umumaro. Imana yanyeretse abantu yagiye kora benshi bakajya mu bapfumu, barwaye indwara zidakira bibwira ko umuti uzaboneka mu bapfumu, ariko marayika w'Imana yambwiye ngo aho mwahungiye nta buhungiro buhari, yambwiye ngo mwahungiye mu gihugu nacyo kitagira amahoro, yambwiye ngo mwahungiye ku mwami nawe utabasha kurinda ubwami bwe. Mwami yambwiye ngo iteze amaboko yiteguye kubakira. Ndagira ngo aho uri hose ufate umwanzuro, upfukame mu mutima wawe, uri mu modoka ugenda ukabonera ijambo, uri mu rugo wicaye ukabonera ijambo, uri kwa muganga urarwaye ukabonera ijambo, uri muri bizinesi yawe ukabonera ijambo. Ndagira ngo ucishe bugufi umutima wawe, dusenge, wibuka washayishije, ufate umwanzuro, duhamagara Imana yongere tugirire imbabazi. Ndagira ngo ukuboko kw'Uwiteka ntikwaheze, n'ugutwi kw'Imana kuracyumva. Ndagira ngo utungane rwose, dusenge mu izina rya Yesu. Uri mwiza Mana, ugira imbabazi, ubereye mwiza bagutegereje bose, hirya yawe nta yindi Mana nkawe, urarufa na Omega ntakubajije nta n'uzaguheruka. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, ubutumwa wampaye ndabutambukije. Mana uburekereshe ubugwaneza, sabiye abantu bose bafashe umwanzuro mu mitima yabo imbabazi. Abari baragiye kure yawe bakaba bagarutse ubakire, bari barasayishije bakaba bongeye kugarukira ubakire. Bagirira ibambe ryinshi mutangabugingo, nyiri ubuntu bwinshi, niwe wenyine ugira imbabazi zidafite cyangwa ngo turagushimiye ko watanze umwana wa Yesu Kristo. Amaraso Yesu yavuye yongere yoza abantu ibyaha, basubize ku rufatiro ruzima, bongere ubakomeze bakomere rwose, bongere ubambike imbaraga z'Umwuka Wera. Hari abantu bajyanywe kure yawe n'ubutunzi, abantu bajyanywe kure yawe n'ubuzima, ariko ndasenze kugira ngo ijambo ry'Imana rwongere ribohora imitima y'abantu, bongera kugira umugisha witwa imbabazi. Uri umunyembabazi utinda kurakara ukihutira kubabarira. Uyu munsi ugirira abantu bawe imbabazi, abahujwe n'uburwayi bababarire babohoke, izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Urakoze urakamese uko wumvisha gusenga, twiteguye kwakira telefone z'amashimwe zukubishije abantu, zukubohoye abantu bafite imitwaro y'izaha, ubakuye mu bubata bwa Satani, nibakire gukizwa. Mbonye abantu mu gitabo cy'abari barimbutse, mbonye ubanditse mu gitabo cy'abanyabugingo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bongere ubabohore, bongere ubaha amahoro, bongere ubasubize mu ngo zabo. Umuntu wese ufashe umwanzuro wo gukizwa no kugukurikira, ibyiwe byari byaranyazwe byongere bigaruke, bizinesi zabo zongere ziraninge, ibyari bisitandinze zongere. Imana ishimwe, yazabaye closed zongere bibopenidi. Ufungura imigisha y'umuntu wese ufashe umwanzuro mu mutima wo kongera gukurikirana, akongera kukubera intama, nawe wongera umubera umwungeri, kandi wongera umuhemburo rwose yo umwuma. Urakoze urakarama, yutabarukana insinzi, kandi ukije umubiri ushiza n'ubugingo. Sabiye abantu bose imigisha, batega amatwi bakumva ijambo ryawe, ntuzabareke ku munsi w'ibyago n'amakuba, ntukabakundire kuba bonyine. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen, amen. Hanyuma nabaye n'amarayika w'Imana, ubwo nasengaga saa 9 za nijoro, ndabutambukije ufite amatwi y'umwuka abwira amatorero. Umuntu wakenera ko dusenga nanjye inbox nanone namuha nimero yanjye, akaza kumpamagara. Nimero nyikoresha kuri WhatsApp no kuri call isanzwe, ni 0788475370. Nta yindi nyungu, nta kindi tugamije uretse gusengera abantu b'Imana, tukaba mu bihe byiza byo gusenga, Imana ikabohora abantu, kubera ko nicyo twamagariye. n'umurimo mwiza Imana yatugabiye kugira ngo tuwukore, kandi yadushoboje mu gihe dushoboze, kandi duteje imbaraga. Mu nkundire twumve icyo Umwuka w'Imana dushaka, ubundi dukizwe tujye mu ijuru. Imana ibamugisha, murakoze, amen.